Alexis Nizeyimana wakoresheje isaha imwe n'iminota 2 irenga amasegonda 21 niwe wanikiye abandi mu masiganwa ibirometero 21 mu cyiciro cyabigize umwuga mu bagabo. Yakurikiwe na Muhitira Felicien nawe wakoresheje isaha imwe n'iminota 2 n'amasegonda 38. Waje ku mwanya wa gatatu ni Habumugisha Hussein nawe wakoresheje isaha imwe n'iminota 3 birenga amasegonda 6. Makobwa ho Nyirabarame Epifani yaberetse ko nta wamuco mu birometero 21. Alexis Nizeyimana na Nyirabarame Epifani baremeza ko icyatumye barusha abandi ari imyitozo. Nta nubwo bintangaje kuba nabasiga. Ndatekereza ko icyo babuze ni gukontorora imyitozo yabo. Abantu nka 10 bambe ndatekereza yuko twakoranaga imyitozo iyo mu majyaruguru Gicumbi. Ariko cyabayeho nuko bagiye muri forume kompetisiyo ikibura nk'ibyumweru 3. So bananirwa gukontorora imyitozo yabo ngo bagabanye. Imyitozo barayifite nuko gusa ntekereza ko ari umunaniro wagiye ubamo, abandi hari igihe atari umunaniro ari experience ntoya yabayagize mu byo imyitozo urayibarusha bose. Nakoze imyitozo ihagije. Irushanwa ryitabiriwe kandi n'abantu biruka nk'abishimisha. Muri bo harimo bagize ibibazo bikomeye by'ubuzima. Abagera kuri 15 bari baryamye mu cyumba kigaragara nk'ikitaragenewe kwakira umuntu urangije irushanwa kandi umerewe nabi. Uwabarebaga yabonaga ko barembye cyane kandi bakeneye ubutabazi bwihuse. Nyezabo Jean Damascene muzi w'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda ari no bateguye iri siganwa avuga ko batigeze bapima ubuzima bw'abasiganwe ariko ubutango bazakosora. Ibyo gupima abakinnyi imbere yaho ni byiza, nibyo kongera za ambulance hirya hino ni byiza nabyo. Ubu ngubu ntabwo bapimwe kubera ko ntabwo abaganga bari bahari, nta nubwo twari twabateguje kuko twumvaga gusa badusinyiraga impapuro twabakontroraga tukavuga bakatubwira ko bafite ubuzima bwiza ku buryo twumvaga ko nta muntu ukunda ubuzima bwe wajya gukora ibintu azi ko hari mu buzima. Nabyo ni ikibazo, responsibility ni yacu koko, ariko nabo bafitemo responsibility kuko umuntu ntabwo yajya kwiruka ibirometero 20 ari ubwa mbere abikora kandi azi ko nta buzima bwiza afite. Kurikije ibivugwa n'abateguye irushanwa ushaka kuvuga ko ari inshingano z'ingenzi birengagije kandi bari bafite ubushobozi. Kikaba ari ikibazo gikomeye muri siporo nyarwanda aho bamwe mu bategura amarushanwa bakomeza kwirengagiza inshingano zabo. Marato ya Kigali y'umwaka yagaragamo aterankunga mu gihe mu Rwanda abashoramari muri siporo bikiri ikibazo. Iba kenshi biterwa n'ubufatanye buke hagati y'inzego zose zifite aho zihuriye n'imikino. Iri siganwa baryirukanse bazengurutse mu mujyi wa Kigali ibirometero bisaga 21 byose. Placide Nyishuti, Televiziyo y'u Rwanda.